Ndabasuhuje bene data, Uwiteka abagirire neza kandi abishimire aho muri hose, mugubwe neza n'abanyu, ndetse Uwiteka abahe umugisha mu mishinga yanyu no mu kazi kanyu no mu byo murimo byose, ndetse n'iby'abanyu byose. Tugiye kongera gusangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana riraduhugura, ijambo ry'Imana rikadukuza, ijambo ry'Imana ni ubuzima, ni amata y'umwuka, ndetse ijambo ry'Imana ku mukristo, ku wemeye Kristo, ku wamukurikiye, ni inkomezi ya buri munsi. Reka rero tuganire ku bintu bibiri ntago ari bishya kuri benshi, kandi ni iby'ingenzi haba mu buzima busanzwe, haba no mu buzima bw'umwuka. Ijambo riri mu Migani 22:4 ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Amina. Iri ni ijambo ryiza cyane kandi ni ijambo ryisobanuye, uretse yuko abenshi batabyumva neza. Tugerageze kuriganiraho gakeya. Buriya umuntu uca bugufi akenshi aba afite no kubaha, kuko guca bugufi bikorwa na bakeya. Uzasanga umuntu atemera umuntu umusuzugura, ariko nanone guca bugufi ntabwo ari ukwemera gusuzugurwa, ahubwo guca bugufi ni ukwiyoroshya, kumva yuko atari wowe uri hejuru kurusha abandi cyangwa se kurusha mugenzi wawe. Ibi rero biguha no kubaha, kubera yuko uwubaha akenshi abaca na bugufi. Ngo uwicisha bugufi rero akubaha Uwiteka, agira ingororano amuha. Kubaha Uwiteka byo noneho rero byo ni ikindi, kubera yuko ntabwo kubaha Uwiteka ari ukuvuga ngo mana, ntabwo kubaha Uwiteka ari ukujya gusenga buri cyumweru cyangwa se buri sabato, ntabwo kubaha Uwiteka ari ukuririmba cyane, ahubwo kubaha Uwiteka ni ukubaha ijambo yavuze ukarigenderamo, amategeko y'Imana ukayagenderamo, kandi ukemera kugendera kuri Yesu nka role model w'abakristo bose bamwemeye, ukagendera ku mico y'ijuru, kubera yuko ijuru rigira imyifatire, ijuru rigira indangagaciro. Izo ngizo akaba arizo ugira, aho ngaho uzaba wubaha Imana. Rero ngo iyo wubashye Imana ukanaca bugufi, ingororano zawe icya mbere ni ubukire. Ubukire ntabwo ari ubw'amafaranga gusa, ntabwo ari ubw'imitungo iyi tubona ifatika, ahubwo Uwiteka kuzuza ubwenge. Iyo wuzuye ubwenge bw'Uwiteka, ubu nibwo bukire bwa mbere, kuko ubwenge bw'Uwiteka bukunyuza henshi. Ubwenge bw'Uwiteka buzakubeshaho muri iyi si. Ubwenge bw'Uwiteka buzaguha guhitamo icyiza kurusha ikibi. Ubwenge bw'Uwiteka buzatuma ubana na benshi. Ubwenge buturuka ku Uwiteka buzatuma uhugura benshi kandi ubavane mu mworera banyage Satani. Ubwenge bw'Uwiteka rero buri mu bukire bumwe Uwiteka atanga utabona ahandi. Uwiteka kandi aguha ubukire n'ubufatika arabuguha, kubera yuko iyo wubashye Imana kandi ukayicira bugufi, icyo ukoze agiha umugisha, na bwa butunzi bw'isi bavuga ukabubona, kandi akagusiga igikundiro, ndetse ugakora, ukaguka, ukunguka. Ntarekeraho rero, ahubwo aguha n'icyubahiro. Buriya niba wubashye Uwiteka ntabwo yatuma usuzugurika. Niba wubashye Uwiteka aguha igikundiro, kandi iyo uca bugufi akenshi Uwiteka arakuzamura. Kukuzamura rero, mu kukuzamura cya cyubahiro birazamukana, kandi ntushobora kuba insuzugurwa wakoreye Uwiteka neza, waciye bugufi. Kuko n'umuntu ari umuntu, uwamwubashye akamucira bugufi nawe amufata nk'uw'agaciro, uretse yuko hari bamwe bameze ukundi, umwubaha ahubwo akashaka kugukandagira, agashaka kukubonaho nk'insina ngufi, ariko Uwiteka we ntabwo ari uko nguko. Iyo umuciriye bugufi kandi ukamwubaha, nawe arakuzamura, akagusiga igikundiro, akagutera icyubahiro mu bandi, abakuzengurutse bose
bakaguha icyubahiro. Yesu nashimwe. Icyanyuma rero ni nacyo cy'ingenzi, Uwiteka iyo wamwubashye ukamucira bugufi, iyo wagendanye n'Uwiteka bya nyabyo, mukagendana koko, ukamwubaha, ukubaha amateka ye, ukubaha amategeko ye, ukagenda mu nzira neza, Uwiteka akubikira ubugingo. Iyo niyo ngororano ya nyuma Uwiteka aguha iruta izindi zose. Yaguha imitungo, yaguha urubyaro, yaguha amatungo, yaguha byose, ariko ubuze ubugingo, ibyo byose ntacyo byabikumariye. Uwiteka rero waciye bugufi akubaha Uwiteka, ingororano amuha iruta izindi zose ni ubugingo buhoraho. Mwene data rero ndakwinginga kugira ngo uce bugufi muri byose, ubahe Uwiteka, izi ngororano zose uko ari 3 zizakugeraho: ubukire, icyubahiro ndetse n'ubugingo. Ndagushimye Mwami Imana, ngushimiye yuko udatetereza abakugana kandi ntusubiza inyuma abakugana, ahubwo abagucira bugufi n'abakubaha ubaha ingororano nyinshi kurusha abandi bose. Ndakwinginze rero kugira ngo uyu mwene data wumvira ijambo amenye neza guhera uyu munsi agaciro ko kwicisha bugufi, agaciro ko kukubaha Uwiteka Imana yacu, maze atangire ashyire mu bikorwa, atangire yubahe amateka yawe, atangire ace bugufi, hanyuma nawe uzamuzamura, kandi kiruta byose azinjira mu bugingo buhoraho. Urakoze rero Mana, urakoze kubw'ineza yawe, urakoze kubw'ijambo ryawe. Reka uryumvishe wese ahemburwe kandi yandikirwe iyi ngororano y'ubugingo buhoraho, binyuze muko ugiye kumuhindura kuva none kugera iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, nombi gusabye. Amina.